Rayon Sport bihinduye isura kuri ubu noneho amakuru yihutirwa. Izi ni breaking news. Rayon Sport igize amahirwe itigeze igira mu buzima. Ubu none ahangaha turimo turavugana, izi ni breaking news. Tugiye kugaruka n'ubundi ku nama yari iri kuba, yari inama y'ibanga, ndetse hari abaherwe bemeye abakinnyi bakomeye cyane. Kuri ubu ngubu Rayon Sport yari yaratangaje yuko itazarenza miliyoni 20 ku mukinnyi, ariko kuri ubu harimo abakire bamaze kuba bashyira hasi ikofi. Abakire bagera kuri 2 bemeye abakinnyi 2 bari hejuru ya miliyoni 50. Ngo bimeze bite? Ese transfer zirimo ziravugwa muri Rayon Sport zo ni zihe ku munsi w'ejo? Ni bande bazasinya? Kuri ubu turi ku masaha y'ijoro niho tubonye izi breaking. Turavuga ngo reka tubanze tuzishyire hanze, ndetse tunakomeze kuba twakomeza n'amakuru ari kuvuga muri Rayon Sport. Turaza kugaruka kandi kuri Kevin n'ubundi wamaze kuba wagera muri ekipe ye, ndetse yatangiye no kuba yakora imyitozo. Navuga yuko byamaze kuba byarangira, ibyo ntago tuza kubitindaho cyane. Turaza kugaruka kandi no ku buhemu cyangwa se nibiri kubera muri Skol yamaze kuba yabruka amafaranga agera muri miliyoni 100, kubera yuko Skol yemeye abakinnyi bagera kuri 2, ndetse ngabo bakinnyi bishyuwe miliyoni 50. Ibyo turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka ku bya Shema Chris, turaza kugaruka ku bya Nicolas Sebwato, turaza kugaruka ku bya Musengo Tansere. Ayo ni amakuru yose tugiye kuza kuba twagarukaho, ariko nituza kubona umwanya ndaza no kubabwira ku bya Ruvumbu. Ese kuri ubu bihagaze bite? Ubwo turaza kubireba niba tubona umwanya tuze kuyacama, ariko ntizimbye mu magambo, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5, ndetse ni nk'amakuru nk'aya ndetse n'andi yose abari kuvuga muri ekipe ni breaking, tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Twishimiye ku bantu bakurikiye Neo TV1 Sports, tukibamenyesha yuko amakuru yacu cyangwa se ya siporo yimukiye ahangaha n'ahandi, nta kindi kintu kizajya gica kuri iyi shene. Twabonye abantu bahita babyitabira. Umunsi umwe tufite abantu bagera kuri 700 hafi 800. Ni ibintu turi kubona murimo murishimira, ndetse nawe komya ukore subscribe. Byagenze bite rero? Ese amakuru ashyushye muri Rayon Sport na yahe? Amahirwe ekipe ya Rayon Sport yagize na yahe? Byagenze gute? Kuri ubu hari inama yari iri kuba, ni inama itumijwe by'igitaraganya n'ubundi yahuzaga bumwe mu buyobozi bwa Rayon Sport ndetse na bamwe mu bajyanama ba Rayon Sport, ndetse hemerwa amafaranga agera kuri miliyoni 200 z'abakire bagera kuri 2 bonyine. Murabizi uwitwa Tadeyo yemeye nawe abakinnyi bagera kuri 2, ariko ntago yari yatangaza. Tadeyo rwose nawe aze gutangaza abo bakinnyi nabahe, atazadupfunyikira ikibiribiri. Ese abo bakinnyi nabagurwa amafaranga ngahe? Yemeye abakinnyi bagera kuri 2. Skol yemera abakinnyi 2, ndetse ku munsi w'ejo nibwo hazasinwa cyangwa se hazafatwa amafaranga y'uwitwa Musore Prince. Yari yasinyiye, yari yamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko atarafata amafaranga. Ariko ku munsi w'ejo niho bizarangira uwitwa uyu Musore Prince azafata aya mafaranga yiwe yasigaye, ndetse akaba abaye umukinnyi wemewe n'ubundi muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu witwa Musore Prince abameze nubwo yamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport, ariko hari aho atarasinya kugira ngo byerure ahinduke umukinnyi wa Rayon Sport, nubwo yabaye imubokings. Turaza kugaruka kuri transfer nayo yabari kuvugwa. Rushema Chris we yanze gusinyira ekipe ya Rayon Sport ngatarabona miliyoni, kandi na amafaranga agera ni makeya cyane kabisa. Rushema Chris amafaranga azahabwa nawe ku munsi w'ejo na amafaranga agera kuri miliyoni 15. Izo zamaze kuba zaboneka, ndetse uwitwa Rutonesha nawe ku munsi w'ejo bishobora kuba
ko yasinya kubera yuko amahirwe yageze kuri 60%, yari yahawe agera kuri miliyoni 10 za recruitment, ariko iwe yazanze avuga ngo arashaka 15, ariko Rayon Sport ikavuga ati twe turanagamo miliyoni zigera ku 10, ntago tuza kuba twaguhereza izo miliyoni 15. ubwo ngubwo rero baracyanegosiya, ntago ibyo bintu byari byamara kuba byarangiza. Ariko reka tugere ku nkuru noneho sasa nyamukuru yabo bakire bo muri Rayon Sport. Uwitwa Munyakazi Sadat ni umwe mu bakire bameze neza hano n'ubundi muri Kigali turabizi, ndetse washatse kugura ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'ubu ngubu ugihanganye kugura ekipe ya Rayon Sport. Ariko ibi ngibi byatumye bamwe mu bakire bababara cyane, baravuga bati Sadati ko mbona ashaka kuzica ikipe ya Rayon Sport, ngarashaka ngo kuyishoramo ikiswa amafaranga. Uyu Sadati nababwiye ko ku munsi w'ejo yari yashyize hasi miliyoni zigera kuri 300, avuga ati izi miliyoni 300 ngiye kuziguriza ekipe ya Rayon Sport ibanze ikemure ibibazo by'abakinnyi muri Rayon Sport. Miliyoni 300 Sadat azishyira hanze, ariko hahise haca hirya abakire babiri baza rwose baravuga bati ariko abandi bakire bagiye bagashora imari muri Rayon Sport ndetse no mu yandi makipe, kubera ko ngo aba bakire bakimara kubona Sadat ashaka kugura ekipe ya Rayon Sport ndetse ngo ayibitsemo umwenda wagera kuri miliyoni 300, aba bakire bababaye cyane, bahita bavuga bati ni igiki kiri kubura? Ati ni abakinnyi badashaka amafaranga, ndetse ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu yanatinze ku isoko yatinze ku isoko. Iyo haza kubaho gapapu, nuko muri iyi sezo nta gapapu yegeze ibaho mu ma ekipe. APR FC nta gapapu yegeze ikora, ndetse twagiye tubona n'abandi no mu yandi ma ekipe gapapu zagendaga ziba mu yandi masezo. Abasesenguzi baravuga bati nuko nta gapapu yegeze iba muri iri soko. Rayon Sport iba yaratewe gapapu n'abakinnyi yagiye irambagiza, kuko yatinze kuba yasinyisha bamwe mu bakinnyi kubera ibibazo by'amafaranga. Abo bakire baje baravuga bati ariko ikibazo gihari ni ikihe kiri muri Rayon Sport? Baravuga bati Sadati ari kuguriza, twe turarambika, umwe arambika miliyoni 2, aravuga ati ni abakinnyi babiri bakomeye, n'undi arambika abakinnyi babiri, ubwo ni miliyoni 100, zose zihinduka 200 zije z'ubuntu zo gutera inkunga ekipe ya Rayon Sport. Niba atari ukubyemera ku munwa gusa, abo bakire nzabatangariza amazina, ari uko numvishije bafashe umuyobozi wa ekipe ushinzwe ibi bya recruitment, bakamubwira ati akiriza miliyoni mwishyure aba bakinnyi. Aba bakire niho nzabatangaza. Ati Sadati mube mumushyize ku ruhande. Sadati ni ushaka kwica ekipe ya Rayon Sport, cyane yuko Sadati we ahora yikubita cyangwa se yikomanga mu gatuza avuga ngo ngewe ndashaka kugura ekipe ya Rayon Sport byose. Ntago ari miliyoni 300 yari kuzigura. Amafaranga yashyizeho witwa Munyakazi Sadat mwarayabonye, yayarambitseho, ariko ntacyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwegeze buba bwatangaza, ndetse no kuyarambikaho n'ubundi yabishishije kuri Twitter. Ibyo twagiye tubibona henshi. Niba utarakoze subscribe rwose ntabwo uzajya ugenda ubibona. Tubabwire yuko twimutse kuri channel yari ifite ibihumbi 80, kubera yuko ngo twavangaga amakuru twabisabwe na bamwe mu bafana bacu, baratubwira bati tubabarire udushingire channel ya siporo kugira ngo ujye ucangura izi operasiyo zose za siporo ugenda utugezaho, kugira ngo ibintu bizagende neza. Ibyo ngibyo nanjye ndabikora, ndetse hita mbona abantu rwose bahise bataka. Niba uturebye subscribe zabaye 800 cyangwa 1000 cyangwa na 5, ntago ari igitangaza, kubera ko twese tubona abantu bagera kuri 700 mu masaha makeya, umunsi utarashira bahise bakora subscribe.
ibi rero biri kuvuga muri Rayon Sport, aba bakire nzabatangaza n'ubundi bamaze kuba basinye cyangwa se bamaze kuba bahereza izi miliyoni zigera kuri 200 n'ubundi zo kugura abakinnyi bagera kuri 4, ndetse ngo aba bakinnyi bishyuye miliyoni 50. Abo bakinnyi abakinnyi badanje. Nimba uzi nk'umukinnyi nka Rushema, uyu Rushema Chris ni umwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport yarambagije neza, ndetse iravuga iti reka duhere hano mu Rwanda tuze kuba twasinyisha aba bakinnyi. Rushema Chris we niwe ekipe iri kuprefera cyane, ndetse kuri miliyoni zabo 15 bakegukana uwitwa Rushema. Niba bazana bamwe mu bakinnyi bahawe miliyoni 50, urumva ubwitange bw'izo raye zizabaho. Ngayo nguko rero ibya Skol rero, Skol ngo ntago iri gutanga miliyoni zigera kuri 100 yemeye, kuko ngo yemeye abakinnyi bagera kuri 2 ko ibatera inkunga, izatanga aya mafaranga y'abakinnyi 2 ku ruhande. Ariko kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ngo ayo mafaranga ntago yari yabagera. Nyamuneka Skol iraba itwumva, nababwiye ibintu byinshi na murambabarira. Ibya Ruvumbu reka tuzabivuge ku munsi w'ejo. Ibya Ruvumbu ndabibatotorera neza mu mwanya uri buze. Ikiganiro ushobora kuzakibona ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri cy'uwitwa Ruvumbu Nzinga. Amakuru ayahari muri Rayon Sport. Ese byagenze bite? Ni ibiki biri gutekerezwa? Ese Ruvumbu Nzinga ashobora kuzaza muri Rayon Sport? Ayo ni amakuru nza kubahereza. Mwihangane, iminota itubanye mike. Twababwiye ko tuzajya tubakubita update gakeya mu minota mikeya. N'umwanya wangiye hari ibindi ndimo ndakora. Reka ze tuze kubana mu mwanya. Imana ikomeze kuba yabandindira, Imana ibarebe icyoroshye. Ubwo ibiganiro byacu ni akagaruka. Turaza kugaruka mu kanya tubabwira ibya Ruvumbu, ndetse tubabwira n'ibyaba bakinnyi barimo baravuga muri Rayon Sport. Hari n'abandi bakinnyi, kubera ekipe ya Rayon Sport ikeneye abakinnyi bagera kuri 10 bose bashyashya. Hamaze kuba hasinya umukinnyi umwe witwa Musore Prince. Reka Imana ibarinde. Ubwo ibiganiro byacu ni akagaruka.